Familia bugufi y'amanene. Familia bugufi y'amanene. Familia y'abarundi itambuke. Murakoze cyane Familia Rushangi. Amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo zihozumva izina ryanje nkitaba Yesu databuja nzamukorera ndacogora izubuntu n'urukundo afitiye maze ugazaza amagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo zihozumva izina ryanje nkitaba uwo munsi yazazurwa bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo zaba mpari nanjye sizahurayo ugazaza amagara amazina yabe bose mu gitabo
Yesu databuja nzamukorera ndacogora ubuntu n'urukundo amfitiye maze imirimo yo mu isaza abanirangiza azampamagara ngeze mu ijuru ugazaza amagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo izina ryanjye kiraba uwo munsi bazazurwa bapfiriye muri we babe mu bituro by'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo n'abambari nanjye sinzaburayo ugazaza amagara amazina yabe bose abo mu gitabo cy'ubugingo zikozwe izina ryanjye. Reka twumve Bishop Mwumvirwa dusengere kugira ngo dutangize gahunda yacu. Uwiteka Mana nyir'ibihe turaguhimbaje ushimwe kuko uri Imana y'agakiza kacu ishingiro ry'ibyiringiro byacu no kwizera kwacu ari nawe umugabo w'agakiza ushimwe kuko uri Imana yagenye byose kuva kera isi itarabaho tubibwirijwe n'ijambo ryawe ibi byose wabiteganije kuva kera kandi ubishyiraho iherezo ryabyo turagushimira kuko washimye kuko uyu munsi tugomba kubaha abangana batya wahamagaye umuvandimwe muri uyu muryango ukamwisubiza kuko yavuye iwawe turasaba ihumure ryawe kubana n'aba bantu bose baraha kuko niwe uzuvugana n'imitima ibabaye ukayihumuriza ukayiha imbaraga kandi ukayiremera amahoro n'ibyiringiro bizima biri mu ijambo ryawe reka ubwiza bwawe bubane natwe kugira ngo ibigiye gukorwa byose bikorwe kubw'imbaraga z'umwuka w'Imana kandi mu izina ryawe n'icyubahiro cyawe uyobore byose kuko ubishaka cyane cyane Mana imitima yacu twese abaraha ikungukire kumva ubushake bwawe no kwakira imbaraga zitangwa nawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Reka turirimbe ikindi gitero kimwe kugira ngo dutangire umuhango wacu. Maisha katika dunia ni kama kupanda na vuna, apandaye katika mwili atavuna uharibifu. Tukitumikia Mwokozi tutapata zawabu mbinguni. Yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Wakristo watapoingia mbinguni kumsifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba pamoja na wao. Tutamshukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Kwa neema kubwa tumekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa zaidi twapata kumutumikia, kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Na kuitangaza Injili ni faida
faida kwetu kabisa. Haleluya. Reka twakira abantu kuko tugeze muri uyu mwanya, ndabona amasaha arimo aragenda. Twakiriye abantu bose bavuye Mbarara, mwegere hano mwaje muzanye umurambo, turabakiriye hano ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Turakira abasangwa Nyakivara batuye hano, abashumba, abakristo basanzwe cyangwa se umuryango w'abakongomani utuye hano, turabakiriye namwe ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Turakira itorero nyakwigendera rindi yasengeragamo, abakristo bavuye cyaka barimo abashumba, turabakiriye ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Turakira abantu bavuye i Nairobi bazanye baje baherekeje umurambo, barimwo abapasteri, barimwo abanyamuryango, mwebwe mwese turabakiriye hano ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Turakira mitwarite zavuye Mbarara zombi, turabakiriye ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Turakira ubuyobozi bwa mitwarite hano, namubonye, turabakiriye hano namwe ubuyobozi bwa leta batuyobora mu rwego rw'amategeko, turabakiriye ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Rero ndasaba ngo abapaseri bigire hano hafi, kuko iyo tugeze muri uyu mwanya ni umwanya usaba kugira ngo abashumba bawuhagararemo kugira ngo tubashe guherekeza umukristo wacu. Turaheza itorero rya Shekina Glory Church Pole, turabakiriye abashumba bashoboye kuza babuze umukristo wabo. Pastor Ngomezi wabarizwaga mu itorero rya Shekina, tuguhaye Pole, nimwe abarizwa, mudamu we niwe wabashije kwitaba Imana. Umuryango w'abahiga tubahaye Pole kandi ngo mwihangane, turabakiriye ngo Imana yo mu ijuru ibakomeze. Kubwo tugiye gutangira gahunda zacu, turabona tutari buze gutinda hano. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo ca Daniyeli. Daniyeli ibice 12 umurongo wa 13. Daniyeli, Bibiri iravuze ngo nuko igendere utegereze imperuka, kuko uzaruhuka kandi ukazahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Dusubiremo. Bibiri iravuze ngo nuko igendere utegereze imperuka, kuko uzaruhuka kandi ukazahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Amen. Bibiri ivuze neza, iravuze ngo nuko igendere utegereze imperuka, kuko uzaruhuka mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Daniel yavuze ayo magambo, yavuze neza. Mwene data twaje guherekeza uyu munsi yarwaye igihe kirekire, ababazwa n'umubiri, ariko kugeza uyu munsi wa nyuma aje mu nzu yiwe ya gatatu. Bibiri iravuze ngo nuko igendere kandi nurangiza ngo utegereze imperuka, kuko uzaruhuka mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Yesaya we yaravuze ngo abawe bapfuye bazaba bazima, kandi ngo intumbi z'abantu banje zizazuka. Agera ubwo avuga ngo mwabari mu mukungugu mwe nimukanguke kandi ngo muririmbe. Bibiri iravuga ngo Uwiteka azazura imibiri y'abantu bacu bapfuye. Yeremiya yaravuze ngo urupfu rwuririye mu madirisha ruraza ngo rusanga abana mu bituza by'abanyina rurabajana, rusanga ngo abasore b'imigenda nabo barimo baragenda rurabajana. Urupfu ntabwo ari iherezo ry'ubuzima, n'itangiriro ry'ubuzima bw'umuntu bwo kubaho. Hari umunyabwenge wavuze aravuga ngo nimwumva ngo napfuye ntimukabyemere, ngo kuko nibwo nzaba mbayeho mu buzima bwiza kuruta ubuzima narindimo. Haleluya. Ariko umwanditsi aravuze ngo nuko igendere. Reka nyamukobwa wacu Imana yari yaramutanze muri uyu muryango, ariko kuri uyu munsi Imana yamushatse, Imana yari yaramutanze niyimusubiranye. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Turihanganisha iyi miryango. Nyamukobwa akimara kugenda asinziriye, hari abahanga bavuga ngo urupfu ni ibitotsi bisakanya gato, dusinzira ariko tuzakanguka tugasanganira umwami mu bicu. Ndihanganisha umuryango we avukamo, ndihanganisha umuryango wa banyirarume, ndihanganisha umuryango w'abahiga.
ngo nimukomere. Turabizi impanda y'Imana niyavuga igitondo kimwe tuzabona nyamukobwa atakiribwa, atakibabara, atakiganyira muri uyu mubiri. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Reka dusabe Revera Benjamin dusengera Imana kugira ngo baze kumanura mubiri. Uwiteka Mana ikiranuka muri zose, kuzamura icubahiro tugushima tukwata kuri Imana ishobora byose. Tugushimiye kuba kwisanga mu muteguro wawe cyangwa se umugambi wawe wagennye kuva kera. Biri ijambo ryawe niko yabivuze, aravuga ngo kuko iminsi y'umwana w'umuntu yategetswe nawe urangiza umushiraho rugabano atabasha kurenza. Bivuga ngo nimba twisanze muri uyu mwanya nubwo bidusiga turi abantu, ariko imitima yacu irahumuritse kubwo kumenya kuko ari umuteguro wawe. Ijambo ryawe rikongera rikatubwira ngo nimba turiho kubw'umwami kandi nimba dupfa kubw'umwami. Bivuga ngo kupfa no kubaho byose bigengwa nawe. Nico gituma mwami Imana dusaba kugira ngo ari ukomeza kuba hafi y'ubwoko bwawe. Uyu mwanya uburemereye cyane kugira ngo abantu bavyumve kandi bavyakire kuko imibiri yacu ni nyantegenke. Ariko asandi kuko dufite ijambo ryawe riza rikomeza kuduhumuriza. Ritubwira kuko badusize niko Dawidi yabivuze, aravuga ngo umwana yagiye ntakigarutse ngo ahubwo nije uzamusanga. Komeza ubu hafi y'ubwoko bwawe, abana basizwe, umutware wasizwe n'umudamu, ndetse inshuti n'abavandimwe bose bamushamikiyeho n'itorero ku bumwe bose bakomeza bahumurizwe nawe. Dukomeje kukurarika muri byose kugira ngo ukomeze ubabe hafi kuko ari umwanya ugoye. Twizera kuko Kristo Yesu ibyo tukubwiye uzumva ko Imana kandi ugakora ko Imana ubutabazi bukava mu kuboko kwawe. Icubahiro nigikomeze kibi cyawe kuva none iteka ryose kubwa Yesu umwami. Amen. Reka dukomeze turirimbe kugira ngo badufasha kumanura mubiri. Abasore bafite imbaraga mwabaheza akanya kugira ngo badufashe. Ayurya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe b'umwisi bose bazamwitaba, abamurangirize mw'ijuru neza, ugasoza amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo. Amazina yawe bose mu gitabo uwo munsi azazurwa ave mu bituro bw'umucunguzi amazina yawe bose mu gitabo Yesu databuja azamukorera izuru n'urukundo amazina yawe bose mu gitabo uwo munsi azazurwa
ukaza ukazaza amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo zikozwe n'izina ryanje kwitaba yesu databuja nzamukorera ndacogora wizubutu n'urukundo afitiye azi imirimo yo gusaza n'imirangiza arahamagara ngeze n'ijuru ugasaza amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo reka dusome ijambo ry'imana mu gitabo cy'abakorinto ba mbere 15 murongo wa 42 murongo wa 43. reka dusome. Bibiri iravuze ngo ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazukana ufite ubwiza, ubibwa utagira intege ukazazuka ufite imbaraga. Numva ijwi rivugira mu ijuru rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, umwuka arikiriza ngo ye baruhuke imihate yabo. Reka nsabe abashumba begere hano kugira ngo niharangiza hakomezeho umuryango. Bashyiraho akaririmbo kugira ngo turi hafi yo kuzabona yesu aje kureba umugeni wamwemeye azareba imyambaro y'umugeni yesu witegure ari hafi yo kuza kutujana mu byicaro byiza zo mu ijuru yateguriye abamwizera bose. reka dusabe ababyeyi bari hirya hariya b'umwana baze basezera umwana, baze mubaheze inzira. Aba bavandimwe umuryango umuheze inzira ushyiremo indabo kugira ngo dusoze. Nshuti nimureme tuzamubona uwo mwami mwiza uvuye. kuri kamera mutegeze kuri kamera murambikire kare jazi murambike bukeye famiye y'abasinzira murakoze cyane. Famiye ya Munyakarama, ba nyirarume, famiye ya Munyakarama. Murakoze cyane. Itorero rya Shekina
zamura iyi foto mwitere murakoze cyane itorero ijambo ry'ubuzima ryacu itorero rya Chaka inzira y'ijambo murakoze cyane Gosheni ya Kabara Gosheni Kabara mwigire hino garagara abapasiteri bose namutera abapasiteri abapasiteri baje n'abari hano abapasiteri bose mutambuke abashoboka rwose amuzeya akarere ka Kamongo abantu ba Kamombo ni muzi murakoze mutualité zose mu ujumla abakwe ni batambuka abakwe bonyine batambuka bamuzenye komisiyo murakoze ijambo ry'abafasha barumuna biwe nibatambuke basaza biwe bose batambuke vuga cyane bumve bakuru be barumuna biwe abavandimwe mu yandi magambo bose batambuke mwitonde murindane murebe kamera reka twumve pasiteri sawa murakoze abavuye gukora izi gahunda dushimiye itorero rya Shekina tubasha kugera muri izi gahunda navuze nti dushimiye itorero rya Shekina ko rimaze gukora umuhango ari wo twahuye kuri uyu munsi dushimiye n'abantu bose bashoboye
twashoboye kuwitabira kandi twabukozwe neza muri rero ubu tugiye gusubira Mbarara, tugiye kugenda abaje baturuka Mbarara bagende babone izi modoka bagiye bazamo, tugiye gukomereza ku rusengero rwa Shekina, nitugerayo iyo dukomereza gahunda zisigaye zo gusoza uyu muhango. Hasigaye murakoze wese. umuryango bagaruka yafoto umuryango ugaruke